Agasaro TV wavutse mu 1980 akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Kamayirese Janvier mwene Habakura Masimoni na Yamurije Marceline wavutse mu 1981 abatuye mu kagari ka Kagugu umurenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Mwene Habakurama na Yamurije wavutse mu 1989 akaba nawe atuye mu kagari ka Kagugu umurenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali. Bose bakurikiranwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake. Habimana umwirondoro tugusomeye n'uwawe. Yawe urego uracyemera? Ndacyemera. Kamayirese Janvier umwirondoro bagusomeye n'uwawe. N'uwanjye. Yawe urego uracyemera? Ndacyemera. Mukamazimaka Shanita umwirondoro tugusomeye n'uwawe. Yawe urego uracyemera? Umushinjacyaha muhawe ijambo kugira ngo musobanure imikorere y'icyaha n'ibimenyetso mushingiraho mu kibarego. Bamenyesheje umwanya cy'abakurikiranyweho n'ubwicanyi buturutse ku bushake. Icyaha bakoze ku itariki 19 z'ukwa munani muri uyu mwaka mu saa 7 z'ijoro Mukamazimaka afatanije na basaza be Habimana na Kamayirese bishe Ndahimana Karitswe umugabo wa Mukamazimaka. Baramwishe bamusanze mu nzu ye mu buriri asanzwe aryamamo n'umugore we Mukamazimaka. Bamwica bamuteye icyumba mu ijosi, barangije bafata umurambo we bawushyira mu modoka ye barayitwara, bayisiga mu muhanda hagati y'ibipangu bibiri by'abitwa Mukambuguje Angelique na Ntagungira Innocent biherereye mu murenge wa Kinyinya akagari ka Kagugu mu mudugudu wa Rukingu. Uwo murambo rero waje kubonwa bwa mbere n'uwitwa Mutuyimana Alice, abimenyesha abatuye hafi aho
nabo bamenyesha ubuyobozi pereza leta ritangira kugira ngo hamenyekane uko Ndahimana Karitse yaba yapfuye. Byaje kugaragara ko umugambi wo kumwica wateguwe nabo bamwishe uko bava indimwe bajyaga bahurira mu rugo iwabo aho nyina Yankurije Marceline atuye. Umukamazimpaka wari warashakanywe byemewe n'amategeko na Ndahimana akaba ariwe wasabye basaza be ko bamumwicira. Buri gihe yabaga agenda abatakira ababwira ko atabanye neza n'umugabo, abasaba rero kumutabara akamwikiza. Yavuga ko afite amakimbirane ahanini atewe n'uko atumvikanaga n'umugabo, ngo yari umusambanyi ukunda kujya mu ndaya, akababwira ko anamuhoza ku nkeke, akanasesagura umutungo w'urugo awuha indaya. Bakaba bari bamaze imyaka 7 batabanye neza. Buri gihe umugabo akajya amusaba imbabazi amubwira ko atazabyongera, ariko ngo hashira igihe abona yarasubiye mu ndaya. Ubwo yabonye nta kundi yabigenza, asezerana na basaza be bavuzwe hejuru, bapanga uburyo bazamwica. Bwa mbere ngo babanje gushaka abantu b'abakongomani, ariko ntibashobora kumvikana, barananiranwa babivamwo. Ubwa kabiri bagerageje gukoresha uburozi, nabwo aza kubwivuza ku bw'amahirwe arakira. Noneho rero itariki 16 z'ukwa munani Mukamazimpaka yongeye gushaka abasaza be Habimana na Kamayirese, bahurira kwa nyina. Arongera ababwira ko umugabo we yongeye gusubira mu ngeso z'ubusambanyi, ndetse ngo yanatashye yambaye ikariso ayihindurije. Ubwo noneho bahise bafata noneho icyemezo cyo kumwica. Bumvikana ko bari muze mu rugo mu gicuku, bahagera bakamubipa, kuko no barahageze muri ariya masaha twavuze ya saa 7 z'ijoro. Baramubipa, arabyuka ajya kubikingurira, asiga umugabo mu buriri. Ubwo bahise binjira mu kwa Gitumo bitwaje ibyuma, baramuteragura baramwica.
bamaze kumwica mu kumwica ariko yagerageje gusamba atera amaguru. Abasore babwira mushiki wabo ngo namufata amaguru, umugore arayafata, Kamayirese Janvier afata amaboko, Habimana François afata umutwe amutera icyuma mu ijosi. Abarapfuye. Birangiye bafata muterura mumushyira mu modoka ye yari parise hanze, bamushyiramo Kamayirese abari witwara, Habimana François yicara ku ntebe y'inyuma agenda yiyegesa uwo murambo mu rwego rwo kujijisha kugira ngo batamenya abari bagira ngo yicaranye n'undi muntu. Mukamazimpaka we yahise afata igicapu cyari muri go apfunyikamo amashuka na kuvureri bamwiciyeho ko byari byuzuyeho amaraso, nabyo barabijyana. Ubwo berekeza mu muhanda ugana Induba, cya gikapo kirimo bya bintu byamenetse amaraso babijugunya mu ishyamba. Mu rwego rwo guhisha ibimenyetso. Ubwo Mukamazimpaka rero yasigaye mu rugo akoropa amaraso ko yari yuzuye mu nzu, agerageza no guhanagura matera, ariko bumukeraho atarayarangiza kuko amaraso yari menshi cyane. Yari menshi cyane ku buryo n'abagiye gusaka inzego z'umutekano bayahasanze kuri matera no ku gitanda, ndetse basanga na matera bararagaho ifite umwenge, bigaragara ko ari aho bari bateye icyuma kikagera kikatora na matera. Nyuma rero yo kumwica Habimana François na Mukamazimpaka nibo babyiganiye nyina ku mukwe bamwishe, ariko nawe ntiyagira icyo abikoraho, arishishikira arabahishira. Byose biza gutahurwa n'inzego z'iperereza. Bitangira kubakurikirana. Mu bimenyetso rero dushingiraho tubana icyaha duhereye kuri Mukamazimpaka, ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha yemeye ko ari we wagiye kubwira abasaza be ko bamwicira umugabo we, anemera ko n'igihe bamwicaga bafatanije muri icyo gikorwa, ko we yafashe umugabo aherera ku maguru, basaze bamutera icyuma, bamutera icyuma ni Habimana, mu gihe Kamayirese yari yamufashe amaboko. Abazwa no mu bushinjacyaha
yemereye ko basaza be baza ari bo babakinguriye mu saa saba z'ijoro, akaza bakica umugabo we, agasobanura ko bamubibye bahageze, agasiga umugabo mu buriri, agasohoka akabakingurira, bagahita bamusanga mu buriri bakamwica. Navugaga ko bamaze kumwica aribo bamwambitse bakamushyira mu modoka, bakajyana umurambo, bagasigara akoropa amaraso. Anemera ko ari we wabagiriye inama yo gufata umurambo n'ibyariho amaraso byose bakawushyira mu modoka, bakabijyana ku gasozi kugira ngo tazabaha n'icyaha. Amagambo yarambuye muzayarebe mu nyandiko mvugo ya kwa 8 2019. Ikindi kimenyetso ni imvugo ya nyina Yankurije, yemeza ko aho yumviye ko umukwe bamwishe yahamagaye umukobwa ngo abimubaze, akabimuhisha, akamubwira ngo ni amahoro. Tugiye kuri Habimana François, ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, yemeye ko Mukamazimpaka ariwe wabagejejeho igitekerezo cyo kwica umugabo we, bakanabyemeranya. Anemera ko ku itariki 19 z'ukwa 8 saa 7 z'ijoro yajyanye na murumuna we Kamayirese kwa Ndahimana, umugore we akamukingurira bakamwica. Yemera ko ari we wamuteye icyuma, abandi bamufashe. Akanemera ko ari we wagiye afashe umurambo mu modoka bagiye kuwuta. Nyina mubyara Yankurije ko byavuzwe, nawe yarabajijwe, yemeza ko umunsi Habimana yatashye mu rukerera, amubajije aho avuye ngo amusubiza ko avuye kwa Ndahimana kandi ko bamaze kumwica. Kuri Kamayirese nawe ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha, yemeye ko yafatanije n'abo bavindimwe bakica muremu we, ndetse ko ari we wamufashe amaboko. Mushiki we agatsindagira amaguru ku buriri, mukuru we Habimana akabona uko amutera icyuma. Yemera ko ari we wagiye atwaye imodoka bari bashyizemo umurambo, akayisiga mu muhanda agataha mu rwego rwo kuyobya uburari. Hari kandi imvugo y'umugore we nawe wasobanuye ko uwo munsi umugabo we yatashye bwenda gucya, ngo ahitira muri dushe ajya kwiyuhagira. Rero nibigaragaza ko yari yanduye, ashaka kwivanaho amaraso.
muri rusange rero hari hapimwe amaraso basanze kuri matera bayakoresha test ya DNA bemeza ko ari amaraso y'umuntu koko. Bituma twemeza ko iriya matera ariyo bamwiciyeho. Hari kandi PV de constat ibyabonywe n'abagenzacyaha bahigereye icyaha kikimara kuba, aho bagaragaje ko babusanze kuri matera hariho amaraso ndetse yamennye yageze no ku isaso y'igitanda. Hari kandi amafoto y'umurambo wa Ndahimana bigaragaraga ko yari yakomeretse cyane yatewe ibyuma. Ikimenyetso cya nyuma rero ni imvugo z'abaregwa bibwiye urukiko icyaha bakemera, ndetse n'ubwo baburanaga ibyerekeranye n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo icyaha barakemeye. Tukaba duhiniye aha turaza gutanga icyifuzo cyangwa se kugira ikindi tuvuga bamaze kwisobanura. Murakoze. Imana na bagenzi be mwumvise icyaha mushinjwa n'ibimenyetso babishingiraho. Umwanya ni uwanyu kugira ngo mushobore kwirigura kuri ibyo bimenyetso. Mwari mwavuze yuko icyaha mucyemera, ngo muratubwira niba umushinjacyaha bisobanuye ariko byagenze, ibyo yanyuranyije nabyo murabitubwira, ibyo mwumva mwemeranya nabyo nta mpamvu yo kubisubiramo. Uko byavuzwe amazina yanjye niyo igikorwa kijya kuba nari maze igihe kinini cyane narashakanye n'uwitwa Ndahimana Kalisa, ariko mu gushakana kwanjye nawe hagiye habamo imbogamizi nyinshi ku buryo nizagendaga ziba nageragezaga kuzereka ubuyobozi, nkaziganiriza inshuti, nkaziganiriza n'abaturanyi, kugeza ubwo harimo n'ibyo nagejeje kuri polisi. Nyakubahwa Perezidante w'urukiko, ubwo byatangiye mu 2013 hagiye habonekamo uburyo yari afite abagore bandi ku ruhande, cyane ko namushatse ndi umudamu wa kabiri ari we yari yaratandukanye nawe. Ntibyatinze yaje kuba umusinzi cyane, ajya mu bintu byo kunywa inzoga. Naramushatse ari umukristo nanjye ndundi, aza kujya ajya mu bubari cyane, ari nako atahana n'inda yazakoraga mu ubwo bubari. Ikimenyetso cya mbere nakigejeje ku muyobozi w'umudugudu. Uwo muyobozi w'umudugudu wacu yari afite akabari yakoreragamo. Ubwo yajyaga mu bakobwa yakoreshaga habayemo umwe baryamanaga, biza kuba ngombwa yuko amutwaranga mu masohoro kugira ngo amwimbaburireho. Umuyobozi w'umudugudu niwe yambwiye ko umugabo yaraje arambwira ko ari wamushakiye umuti wo kugira ngo yongere amuvuze. Ukuri koko yamuhaye akabuni karindwi nakishyura 15,000 byo kugira ngo yongere abe muzima, kandi byamaze igihe kinini cyane kuko twagizanye amakimbirane y'ibyo bintu, ariko uko twagendaga tugirana ibibazo yagendaga ansaba imbabazi kandi ngo bishire. Ntabwo byaherereye aho ngaho, yakomeje kujya agira abagore akodeshereza mu mpande, akagira akazi, ariko amafaranga yose akunze kubonamo akakemuza ibibazo bye byo ku ruhande, akibagirwa ibyo mu nshingano ze zo mu rugo. Nagize igihe kinini cyane njya mu guharanira nanjye guteza urugo imbere. Igishoro cya mbere nagikuye mu mabanki,
natangiye kwinjira mu mabanki mu 2014 aribwo nagiye mu makredi muri EB Bank, muri Populaire, njya muri Equity, njya muri EB Bank. Icyo gihe cyose nakoreshaga imbaraga zose zishoboye kugira ngo nteze imbere urugo, mbone ibitunga abana kandi nanjye mbone ibintunga. Umugabo wanjye uko nateraga imbere we yashyiraga imbaraga nyinshi cyane mu kujya mu irari ry'isi, ko nabivuga, akajya mu bubari bushoboka bwose nta na kamwe atarazimo. Yageze aho noneho biba birebire, abikora no mu maso yanjye, ko nk'umubare nafashe yakunze kujya nanongura abakozi banjye nishakiraga. Nagaragaje mu bugenzacyaha abakozi 7 ko bose bagiye bava iwanjye kubera iyo mpamvu. Nyakubahwa perezida w'urukiko, twaje kugira amakimbirane cyane ubwo namenyeraga ko hari umugore yakodeshaga wabaga Kadobogo yari yarinjiye. Mbimenye mbifite n'ibimenyetso, mbimubajije ambwira ko atazabyongera, nsaba imbabazi, ariko amakimbirane yanjye nawe ntiyashize. Yaje kumbwira ngo reka ngo ansohokane, twagiye mu kabari kari ku Ruyenzi ahantu hitwa kuri Terminus. Ni akabari kari mu ishyamba. Nagezeyo aranyakira ngurira fanta niyo nywa, nawe aricara ashyiraho urukwavu arambwira ngo nidusohoke tujye gufata umuyaga hanze. Ukuri iteye aho gato hari ishyamba, arambwira ngo niduce muri iri shyamba. Twaragiye, ngeze imbere mbona ibiti birinyeganije, ndebye mbonamo abantu. Ndambwira ese ko ari ku mugoroba turajya hano hantu kuhakora iki? Ngo dufate umuyaga n'undi twasohotse. Umutima warangiye, ndikanga nsubira inyuma, ndavuga ngo reka hano ntabwo hagendwa, reka ndihorere dusubire aho twari turi, n'ubundi naho turi n'ubundi haragira umuyaga. Yabyemeye, yashyizemo imbaraga nyinshi arankurura, ndamwiyaka, nsubira inyuma nsanga afite icyuma. Ibyo narabibonye, ndamubwira iki cyuma ni iki cyuma ngo nicyo nari mfite, ariko nta kibazo tugende muri ibyo ku ruhande. Nasubiye inyuma ndiruka, subira muri ka kabari, ndamubwira ngo twicare, ntabwo nshaka kujya mu muyaga. Ibyo ntibyakunze, urukwavu yari yashyizeho yahise ahinduka mu maso, ubona ko ari icyo mutesheje. Yahise arwishyura, ahita avuga ngo duhaguruke tugende, ngo nimba twaje kurya ubuzima, ngo twakagombye kugera n'aho yaranyeretse. Ibyo byaranze, twarahagurutse arishyura iyi fagitire yari yakoresheje, ntiyayikoresha. Dusubira inyuma turagenda, amanura imodoka yirukanka afite umujinya mwinshi cyane, ariko ngiye bigaragaza ko yari afite umugambi mubi, ko n'ubundi icyo gihe twari tumaze iminsi dufite amakimbirane menshi. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ntabwo byahwemye kungirira nabi. Nagaragaje mu baturage banjye ibibazo nabaga mfite n'umugabo mu gihe kinini cyane. Isaha yo gutaha yari isaha ya saa 9 cyangwa se saa 10, byaba ngombwa akanataha na mu gitondo, kuko urugo rwanjye yamaze igihe kinini yarateye umugongo dukorera, kandi ndumwe nitwa ko mfite umugabo. Ibyo ntibyaje gushira, byanyoherejeho umwicanyi mu rugo iwanjye, ari nabwo nabifashe mbigeza ku muyobozi w'umudugudu, ubwira imbogamizi nagize n'ibibazo nagize nabyo. Arambwira ngo nitwihangane, ngo tubireke. Bigejeje mu rugo barambwira ngo ugomba kubigeza no kuri polisi. Kuri icyo kirego cyanjye cyageze muri polisi kiriyo, nagaragaje imbogamizi nari mfite n'ingingimira ngiye kwishinganisha, babwira n'ibyo bibazo nari mfite byari byatambutse. Bantegeka gufatisha uwo mwicanyi wari uje iwanjye. Umugabo naramufatishije, hariho ushinzwe umutekano Innocent, yafatanyishije n'undi mudaso. Umugabo baramufashe bamugeza kuri polisi. Mvuga ibyo yaje gukora iwanjye, n'umugabo yari ahari, hari n'umugabo w'inshuti bita Evariste. Narabigaragaje ibyo byose, umugabo baramufata, ariko we yiregura avuga yuko ari umuvuzi gakondo. Yemeye kuko yoherejwe n'umugabo ngo yaraje, ngo ariko ngo aravura ntabwo yica. Ikirego cyageze muri polisi kirakirwa, ndacyandikisha, ndanisinganisha. Ibyo ntibyahwemye, yakomeje kumbira imbogamizi. Ubwo yagiye ngira ngo muyobore inzira zo kugira ngo twubake urugo rukomere,
namugejeje mu muryango mukorera inama ngaragaza imbogamizi zose nari mfite, hari harimo n'umwe mu muryango wabo. Nahamagaye inshuti, mpamagara n'ababyeyi banjye n'abaturanyi. Nk'iyo nama y'umuryango yari igamije kugira ngo twongere ducururuke cyangwa se twubake urugo. Ibyo namureze byose yarabyemeye, anyemerera ko agiye guhinduka kuko mu by'ukuri, ariko ibyo yemeye muri iyo nama ntabwo yabikurikije. Si ubwa mbere byabayeho, nongeye kumujyana no mu mudugudu. Umuyobozi w'umudugudu mubwira imbogamizi mfite, hari harimo Evariste Simbarikure, niwe nshuti y'umuryango twagiraga. Umuyobozi w'umudugudu nawe yari ahari, yantumye nawe ndagenda ndamuhamagaza ko nemaze kumugezaho ikirego cyanjye. Mukuri yarakemeye ko asaba imbabazi. Kugeza ubwo umuyobozi w'umudugudu yamubwiye ati ibyo ukorera umugore wawe turabizi, nubwo rimwe na rimwe tuba turi kumwe ariko niyo tutaba turi kumwe turabimenya. Yageze ubwo amuhana, gerageza kugera ku cyaha n'ubakurega ku cyaha. Imbogamizi nyinshi zatangiye ku wa gatanu ubwo yapfaga ku cyumweru. Hari umukozi nari narashatse amaze amezi 2, ubwo nari naramusabye kujyana abana muri expo, yaranyangiye. Nafashe abana mbajyana muri expo, ubwo na kimwe nkiva mu rugo we yayisaza aryamana n'umukozi wanjye. Mukuri umukozi we yarabyemereye, anansaba imbabazi, arambwira ngo yari yamuhonze 20,000, amubwira ko bazajya baryamana ntagirayo umuhemba nawe nayamuhemba. Babimbwiye ari ku wa gatatu, nanga kumwirukana ko na wundi umukozi nari mfite, mwirukana ku wa gatanu. Ku wa gatanu habayeho uko ataha mu gitondo, arambwira ngo arashaka kurya nimutekere. Iyo natsinze akazi ngenda ndateka, ubwo yabyutse yarambwiye ngo ko ari wowe utetse, umukobwa arihe ko wakunze akazi. Namusobanuriye ko umukobwa namusezereye ku mpamvu zanjye, ariko we ntiyanyurwa, andusha uburakari. Yahise afata inzira aragenda, agaruka ku wa gatandatu mu gitondo. Ku wa gatandatu mu gitondo yageraga mu rugo, ubundi hari hashize nk'amezi 3 yose atarara mu rugo. Isaha yari ya saa 9 cyangwa se saa 10 kugeza ubwo yanakeshaga. Umunsi wo ku cyumweru mu gitondo nibwo yatashye. Mukuri yaravuye mu gusambana nk'uko nabigaragaje, yari yambaye imyenda ihindurije. Ndamubaza nti se uvuye hehe noneho, iyi ngeso yawe izagira uko bigenze biti? Yaranyihoreye, arambwira ngo, maze kumututiriza, arambwira ngo Mukuri hari icyo nibagiye kukubwira, nabuze aho mbihera, ariko nshaka kukubwira ko nashatse undi mugore. Maze kumbwira icyo kintu narazungereye, ndambwira imbogamizi zose nagize zo gukundira urugo no kurugumamo, imbogamizi zose nagiye ngira, umpembye umparika. Ibyatinze nagize agahinda kenshi, ndagenda ndyama mu cyumba cy'abana. Biza kugera mu masaha yo ku manywa, hari umumama wari wambwiye yuko arembye, njya kugusura ko nta mbaraga mfite zo kujya mu kazi. Numvaga mbabaye cyane muri njye. Ngeze ku uwo muturanyi bambwiye izindi mbogamizi nyinshi cyane. Hari ikindi kimenyetso nacyo kiri kuri polisi bambwiye. Ku wa 4 waho yari yakubitiwe mu kabari, ubwo yapfaga undi mugabo bari kumwe basangiye bapfa indaya. Iyo ndaya yarayideturunye ngo ashaka kuyiba ari we yicyura kuko ari we bari basanzwe babonana. Yemera icyaha. Njye ntabwo mvuga amagambo menshi kuko amagambo yayavuze menshi, kuko twapanze umugambi nk'uko yabivuze, ngewe gusa nawe yaraje ibyo byose yambwiye, yarabimbwiye, nanjye ndarakara, numva gize gukunda cyane umuvandimwe kuruta uko nakunda nyakwigendera. Twapanze kuko kuri izo tariki ntabwo ari ukuvuga ngo ndavuga byinshi cyangwa iki, nubwo numvisha ari byo ushaka bimwe bwagiye buvuga atari nabyo byinshi, ariko twebwe turavuga ko byagenze. Yarabimbwiye koko nk'uko byose yabimbwiye, twapanze kuri iyo saha, ngenda manuka njye nawe, uyu nguyu niyo yari anahari,
kuko uyu nguyu we ari njyewe we wari wanamuhamagaye ntabwo we yaranabizi napanga ibyanjye n'uyu nguyu gusa. Ubwo twagiye nijoro kuko ndamupipa uyu nguyu adahari ataranaza aranyingurira nzatuvuganira hanze ese arasinziriye arambwira turasinziriye nakwibye kugera kuko n'uyu nguyu nawe yambwiraga ko amubangamiye cyane. Njye naguye muri icyo cyaha kubera umuvandimwe wanjye niwe utumye tubijyamo nakwibye. Nanjye ubwo bashize igihe uriya mugabo we namuhamagara ngo wenda se uyu nguyu ko ambwira ibibazo mbe namuganiriza se ambwire ikibazo cye cy'uyu nguyu we gifatira umwanzuro cyangwa icyo twakora. Irampamagara telefone yanjye akayihorera. Twagize igihe cy'imyaka hafi 2 adafata telefone yanjye. Naramushakaho namushakiyeho namusanga tuganire ahubwo agahita agenda. Ahubwo ntiyamenye ko namuhamagaye akagenda agatuka uyu nguyu akaramuhohotera. Ubwo n'ibyatsinze nyine twarayipanze ndagenda nanjye mfite umujinya mwinshi ndi kure narengeraga uyu nguyu nyine yamanukana mu biparanye ngura ninjira no mu gipangu uko byagenze. Uyu we yari anahari yari yagiye mu ruhengeri uko ariko telefone yaramubwiye ko ibintu bimeze gusa ariko atazi uko zimeze. None ubwo mu gihe akivuga ngo ngerageze mu bipangu ari kuvuga ngo turaza kuhahurira uyu ntabwo twahahuriye. Ahubwo njye ninjiye uyu nguyu asanga byanarangiye ibyo bintu byose byanarangiye. Icyo uyu nguyu yakoze we yateruye wa mugani we umuntu yari yapfuye. Uyu we yemera ko yatwaye imodoka byo ariko umuntu nagira umujinya mwinshi njyewe bamutekeye umurapfa ndabyemera nyakubahwa perezida w'urukiko nkaba bisabira imbabazi ko ari njye wanamwishe. Murakoze nyakubahwa perezida w'urukiko. Amayirese murakoze nyakubahwa perezidante na nyakubahwa abacamanza. By'ukuri koko uko bagenzi banjye bakomeje babivuga urupfu rwa nyakwigendera Ndahimana Karisite ubushinjacyaha ndega gufatanyacyaha ku bushake numvaga atari cyo cyaha njye yakakwiye kundega kuko umugambi bagiye kugira kwica Ndahimana Karisite. Mu by'ukuri ntabwo nigeze ngira umugambi wo kwica Ndahimana Karisite ahubwo naburana ubwinjiracyaha. Nyakubahwa perezida w'urukiko nyakubahwa abacamanza nk'uko babivuze haruguru amakimbirane n'ibyo yarabaye. Mushiki wanjye akagira amakimbirane n'umugabo we hato na hato hazamo ubwicanyi hazamo kutumvikana mu rugo amakuru tukajya tuyumva ariko tukumva ko ari ibintu bisanzwe. Rimwe baza no kujya mu buyobozi bw'umudugudu biyobowe na Mutsinzi abagira inama y'ukuntu bagira babona batashobora kumvikana bagabo bakora divorce. Ayo makuru rero yose kuva kwa Ndahimana Karisite bya mu rugo ni ahantu hafi uko yagiraga ikibazo niko yazamukaga akarasanga uyu mukuru wanjye Habimana bakabiganiraho. Ubwo baje kugira igihe bapanga ibyabo urumva bafashe umugambi wabo barabigira. Nyuma yaho baza kumbwira njye muri akazi ka taxi voiture nagiye mu ntara Gisenyi. Habimana aza kumpamagara ambwira ko mushiki wanjye amerewe nabi umugabo ashaka kumwica ndetse ngo yamushakiye n'abantu bo kumwica rwose ngo yabura gato nawe tuzasiduka yagize yamwirengeje. Ndavuga ati wowe nta kindi kintu wakora nk'umukuru wacu we wareba uburyo wamugira inama yo kuntu bakora divorce cyangwa se bakajya mu buyobozi bakabivuga bagatandukana amahoro. Ntabwo rero byaje kugira nakomeje kuza nahageze nko mu masaha 3:30 ubwo nageze hano aho bita kuri Fast Call niho naparikaga imodoka ahasanze y'umupira wa Man Ndumva na Chelsea niho twari nahise ndeba bigeze nko mu masaha 5 gutyo n'igice nibwo uyu muhungu mukuru wanjye Imana yaje kumamagara. Ntabwo nge ndavuga bike kugira ngo byihute ungere no ku cyaha nyirizina ariyo mpamvu mburana ko nyakubahwa perezida w'urukiko njyewe nagize umugambi wo kwica nyakwigendera Ndahimana Karisite ahubwo nanjye banyinjije mu cyaha.
ndazamuka akimpamagara mbwira ko mushiki wanjye amerewe nabi ngo ashaka kwicwa ngo umugabo yamukubise, ati watabara ukahagera. Nibwo nanjye naje kwihuta koko ndahagera, ngera mu gipangu ndebye nsanga nta kibazo gihari, ndabaza se mumpamagariye iki ko nta kibazo, ati twebwe twagira ngo wa muntu wari umaze iminsi ashaka kwica mushiki wacu twafashe umugambi ngo turamwica. Ese mwamwica kuko nsanga uyu mukuru wanjye afite cyuma kiriho n'amaraso, nanjye bintera ubwoba, nuko ndavuga ati ngewe ibintu ntabwo ngiye ibintu byanyu nagiyemo nabyinjiramo. Barambwira ati we nta kintu tugusaba si tuzakuvuga, wowe icyo tugusaba ni ukuduterura, ahubwo nuko nabonye umushinjacyaha yavuze ngo nafashe amaboko, nyakubahwa perezidante yewe nateruye amaboko. Yahise ambwira ati we duterurire umuntu mushyire mu modoka uyidutwarire hano iparitse sinayishobora, ugende uyitujugunye gusa ntabwo uzakuvuga. Ariko numvishe ari ahantu banshijije ko nyakubahwa perezidante ngo nafashe amaboko kandi ngewe nateruye amaboko. Nuko ibyo byaje kurangira, turaza imodoka tuyishyiraho, tumaze kuyishyiraho ngewe naje gutaha nk'uko yabivuze, ngera mu rugo urumva mu rukerera, nagezeyo kubera kuva mu kazi hari n'ibindi atavuze rwose byinshi nagiye ngaragaza urukiko, ngaragaza ubutabera mu ruhare rwanjye nagiye ngira. Ariko icyo twemera ni uko icyaha, impamvu navuga ngo turacyemera icyaha, nanjye ndacyemera ko mu rupfu rwa Ndahimana Kalisiti narubonyeho, ariko nigeze mfatanya n'aba bantu kugambira umugambi wo kwica Ndahimana Kalisiti. Nuko baje rero kubifata, nanjye mbemerera ko nabigenjeje, bemerera uruhare rwanjye, yewe ntabwo mvuga byinshi, ndemera gufatanya kwinjira icyaha mu bwicanyi ubwo babikoze. Ariko nyakubahwa perezida w'urukiko, yewe ku giti cyanjye ndabisabira imbabazi abanyarwanda ko ntatanze amakuru ku gihe kandi nihutiye kuvugisha ukuri mu gihe byari bibaye. Ndasaba imbabazi ba muryango wa nyakwigendera aribo banyakwigendera Ndahimana Kalisiti. Nyakubahwa perezidante, by'ukuri iki cyaha cyarakozwe, ari na mpamvu tugisabira imbabazi. Mu buryo tuvuye mu kwezi kumwe n'ubwiyunge twumvaga binashobotse kuko icyaha bagenzi banjye bakoze banakwiye no kuzabuzwa n'umuryango wa nyakwigendera kugira ngo nabashe babashe kusaba imbabazi kuko twagiye kuhemukira mu buryo bugaragara. Nyakubahwa perezidante, ndumva tutagiye mu mvugo nyinshi, amakimbirane yarabaye, ibibazo biravuka, ariko ntabwo bagombaga gufata umusingi wo kuba bakwica nyakwigendera Ndahimana Kalisiti. Hagombaga gukoreshwa ubundi buryo bw'amategeko, uburyo bwagombaga kuduha bagatandukana ku mahoro. Turabisaba imbabazi abanyarwanda, turabisaba imbabazi rwose umuryango we, kandi tugasaba imbabazi n'inteko y'iburanisha. Nyakubahwa perezidante, ko habonetse n'ibihano biteganya wenda n'amategeko ko iki cyaha aribwo bwa mbere kibaye muri uyu muryango cyangwa se gikozwe n'aba bantu cyangwa se natwe muri rusange, haboneka insubikabihano ku cyaha cyakozwe. Kandi nyakubahwa perezida w'urukiko, ziko bitazongera ukundi, tumaze kubabarirwa, ndetse turasaba n'Imana imbabazi yo mu ijuru kugira ngo nayo bazabashe kutubabarira. Murakoze. Iteka inamura umwanya n'uwanyu kugira ngo mwunganire aba bashinjwa. Murakoze Madame la Présidente kuba mumpaye ijambo muri uru rubanza. Murakoze Madame la Présidente kuba mumpaye ijambo muri uru rubanza. Mu by'ukuri ntabwo mvuga byinshi, abaregwa babisobanuye, bemeye icyaha ndetse bagisabira imbabazi nyakubahwa perezidante. Bagisabye abanyarwanda bose muri rusange kuko icyaha gikorerwa sosiyete, ntabwo gikorerwa gusa victime abagikorewe. Murebye nyakubahwa perezidante Mukamazimaka Shanita kuva gifatwa yemeye icyaha nta gahato, asobanura uko cyagenze ndetse agisabira n'imbabazi. Ageze mu bushinjacyaha yabigenje uko,
ndetse ageze n'imbere y'umucamanza mu ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo nabwo agisabira imbabazi. N'abasaza be nuko kuva bagifatwa baremeye basobanura uko icyaha cyakozwe, baratakamba basaba n'imbabazi. Nyakubahwa Presidente, nuko tubizi intego y'igihano no kugira ngo umuntu Nyakubahwa Presidente yihane yumve icyo yakoze yuko ari icyaha gihanwa n'amategeko kandi ashobore kubyicuza bivuye ku mutima. Kuba bigaragara Nyakubahwa Presidente ko mu by'ukuri icyaha bakicujije ndetse bakemera kukirega Nyakubahwa Presidente no kuvugisha ukuri imbere y'inzego zose, yaba y'ubugenzacyaha, y'ubushinjacyaha ndetse aho mubagabanyiriza ibihano. Indi mpamvu Nyakubahwa Presidente, aba bose baregwa bari imbere yanyu Nyakubahwa Presidente bafite ingo, bafite n'abana bakiri bato barebereraga, tukaba dusanga mu gihe mwaba mubahaye ibihano bigabanyijwe Nyakubahwa Presidente, mwaba murengeye na za nyungu z'abana kugira ngo batazandagara bakajya mu muhanda, kuko ejo n'ejo bundi bazagira icyo bimarira bakagira n'icyo bimarira sosiyete nyarwanda muri rusange. Intego y'igihano rero Nyakubahwa Presidente ntacyo byaba bimaze mu gihe ukurikiranyweho icyaha adashobora kugabanyirizwa ibihano, kuko ntiyaba ahawe amahirwe yo kwisubiraho no kugira ngo agaruke muri sosiyete agira icyo ayimarira ndetse n'icyo amarira umuryango we nawe ubwe ku giti cye. Muri make rero twasabaga ko kwemera icyaha kwabo kwakwakirwa Nyakubahwa, bakazagabanyirizwa ibihano, hanyuma nkaza kugira icyo mvuga nsoza ku bijyanye n'ikirego cy'ubushinjacyaha nongeye guhabwa ijambo. Murakoze. Bagira ngo ubushinjacyaha bugira icyo buvuga ku myiregurire niba gihari, bunatanga icyifuzo cyabo. Murakoze. Si byinshi uvuga kubera ko abaregwa bemera icyaha, ariko kurikije imyiregurire ya Mukamazimpaka yagaragaje ko yagize uruhare mu rupfu rw'umugabo we abitewe n'amakimbirane yabaga muri urwo rugo. Icyemezo yafashe cyo kwishisha umugabo kikaba icyemezo kigayitse, n'abaturage bari aha ndumva ntawa kurikiza inzira ye. Amategeko arahari y'abantu batabanye neza, ubuyobozi burahari n'inkiko zirahari, barabigana bakabatandukanya, ariko bagatandukana ari bazima. Na kera narindi iyo urugo rwakunaniraga n'umugore hatarazaho n'iby'amategeko, umugore yarahukanaga kagenda akabanza agatuza, bakazongera bakazabyigaho, bakaba basubirana cyangwa bakanabireka, ariko nta wambuye unduze. Mukamazimpaka yemeye icyaha na Habimana, ndumva ntari bugarukaho cyane. Uwo ngarukaho ni Kamayiresi washatse kugaragariza urukiko ko yahageze ibintu byarangiye ntacyo yari abiziho.
arabeshya cyane. Muzarebe inyandiko mvugo twakoranye, ibintu yansobanuriye yaranabisinyiye. Yasobanuye ko bose binjiriye rimwe bagatambuka nta wicaye muri salo baboneza mu cyumba. Agasobanura umushiki we yafashe amaguru nawe agafata amaboko kugira ngo mukuru babone uko atera icyuma. Ibyo bintu yarabisinyiye, birahari, muzabisuzume muzabiha agaciro. Tukaba rero dusaba urukiko kuzabahana rushingiye ku ngingo y'107 itegeko rihana ibyaha mu Rwanda. Buri wese akazahanishwa gufungwa burundu. Hanyuma hari imodoka ya nyakwigendera yafatiriwe iri mu bugenzacyaha iriho gupfa ubusa, twasaba ko nayo mwazayiragiza abantu bafite abo bana kugira ngo babe bayikoresha yenda babe bakuramo n'ibyo kubatunga. Murakoze. Harimo ababyeyi n'abavandimwe n'abana baregeye indishyi muri uru rubanza, wagira ngo Maître Ariete asobanure indishyi muri make kuko ibindi yabishyize mu myanzuro. Murakoze nyakubahwa Presidente w'iri buranisha kuduha umwanya abaregera indishyi. Wo mu muryango wa Ndahimana Callixte ariwe nyakwigendera muri urubanza abaregwa indishyi bishe. Nyakubahwa Presidente w'iburanisha twagira ngo mutwemerere twishingikirije ingingo y'107 ya Code de Procedure Penale ya 2019 tugire icyo dukomozaho gato ku bijyanye n'imyiregurire y'abaregwa, hanyuma duhite twinjira mu ndishyi. Ntabwo dutinda. Turashaka kugaragariza urukiko ko aba bisobanuye imbere y'urukiko, aba Mukamazimpaka Shanita ariwe duhereyeho nk'uwabanjije kwisobanura. Mu by'ukuri imvugo ze nta kuri na guto kurimo, nubwo abeshya ko yemera icyaha. Iyo umuntu yemera icyaha ntibihagije kuvuga ngo ndemera icyaha, usobanura n'imikorere yacyo. Kandi nimuhuza imvugo ze guhera mu bugenzacyaha ukajya mu bushinjacyaha abazwa, ndetse no kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, ibavugiye imbere y'urukiko ibyinshi n'ibishyashya bigamije guharabika nyakwigendera Ndahimana Callixte. Umuntu uri bwongere gukoma amashyi barabona ibihano bimukwiriye. Nyakubahwa Presidente, twavugaga ko ibyo avugiye imbere y'urukiko uyu munsi ndetse n'imbere y'iyi mbaga y'abaturage batwumva ni ibigamije guharabika gusa uwari umugabo we Ndagijimana Callixte, agira ngo ase n'uwereka urukiko icyamuteye gukora icyaha, nubwo ibyo bitaba impamvu. Rero mu magambo make kuri we ntiyemeye icyaha na gato ku buryo budashidikanywaho, kuko kubivuga gusa ntibihagije, ahubwo ugomba no gusobanura imikorere yacyo, inzira uko yatangiye n'uko yaherutse, ukasoza cyangwa ukagera kuri uwo mugambi w'icyaha. Ibyo rero
nta byigeze birangwa kuri uyu Shanita. Hanyuma basaza be nabo biregura. Uyu wabanje Habimana nawe ntabwo yemeye icyaha uburyo budashidikanywaho. Turabishingira ko yashatse gukuramo cyangwa kugaragaza ko uyu Kamayiresi atigeze aba muri uyu mugambi wo kwica Ndahimana Callixte. Kandi mu mvugo zabo zibanza bagenda bagaragaza uko inama zagendaga zikorwa mu bihe bitandukanye, kugera naho kuri 16 z'ukwezi kwa munani aribwo bafashe umwanzuro, kandi bose babaga bari kumwe yo kurangiza cyangwa kugera kuri uyu mugambi wo kwica Ndahimana Callixte. Izo nama zose zigakorerwa kwa mama wabo ubabyara bose, kwa mama wabo ubabyara bose. Izo nama niho zakorerwaga umunsi ku wundi, witwa Yankurije Marceline. Ariko ahangaha Habimana yashatse kugaragaza ko Kamayiresi uwo mugambi atawubagamo. Aho niho dushingira ko kwemera icyaha kwe nta shingiro kwahabwa n'urukiko. Kamayiresi nawe mu kwiregura kwe yagaragarije urukiko ko uwo mugambi ntahawuzi, uwo mugambi atigeze ahura nawo, ahubwo bamuhamagaye ngo azatware umurambo, bamwinginga kuko ari buzi gutwara imodoka ngo awubagereze aho bashakaga guhishira ibimenyetso. Ariko yiyibagiza ko mwibazwa ry'ibanze haba mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha, ubwe yivugiye cyangwa yiyemereye ko yafatanyije n'abavandimwe be bagatangirana igikorwa, bagasozanya igikorwa ku buryo nta na hamwe yacikira ibyo yavuze. Kuba rero kandi na mbere yavuze ngo yemera icyaha, ese ko yasomewe icyaha ko ari ukwica Callixte, si ubwa mbere abivugiye imbere y'urukiko no na mbere rusubikwa icyo yarakibajijwe aracyemera. Yemeye iki uyu munsi nibwo aje guhindura noneho ko atemera ko yishe ku bushake Ndahimana Callixte? Ibi ni ibigaragaza nyakubahwa Presidente w'iburanisha amacenga y'abaregwa n'ubundi bagiye babigambirira na mbere kose, ariko bashyirwa babigezweho cyane, banafashijwe nanone n'umubyeyi wabo, banafashijwe n'uyu mubyeyi wabo Yankurije Marceline. Gusa twari twasabye urukiko ko hakwifashishwa ingingo ya 126 igihe twatangaga iki kirego. Itegeko ryari ririho ya Code de procédure pénale ya 2013, ariko ubu yahuzwa n'106 y'iri tegeko rishyashya, kuko twe twasabaga ko n'uyu Yankurije Marceline kuko yabaye icyitso cyabo, yarabimenye amakuru ajya icyaha kijya kuba yarabizi, kinakorwa yarabizi, kinarangije gukorwa arabimenya. Ibyo byose nubwo atagiye kwa Ndahimana nawe gufata icyuma ngo atere mu ijosi uyu Ndahimana, ariko amakuru yose yarayafite, kuko niho inama zaremerwaga, kandi n'aba bahungu be niho babaga, niho umugambi wose wacuriwe. Kuba rero uyu nguyu Yankurije Marceline rwose adafatanyije n'aba bana be kuryozwa ubu bwicanyi bwakorewe Ndahimana, ku muryango wa Ndahimana twumva yakagombye kuryozwa nawe iki cyaha, ariko n'ubundi inzira z'amategeko ziracyahari, turakomeza kumukurikirana no kubigeza ku nzego zibishinzwe. Ariko n'izi ngingo nyakubahwa Presidente mwazazirebaho mu gihe mwazaba
muri gufata icyemezo kuri uru rubanza. Reka rero munyemerere nyakubahwa Presidente ninjire mu kirego cy'indishyi mukuri uyu muryango wa Ndahimana Callixte urababaye cyane, wabuze umuhungu wabo ari unafite akazi gafatika, wari wishoboye, wafashaga umuryango kuko niwe mwana mu bakuru wari ufite akazi keza. Rero twasabye indishyi nk'uko mubona mu myanzuro yacu, abaregera indishyi ni abantu bagera ku 9, harimo ababyeyi ba nyakwigendera papa we na mama we, harimo abo bavukana kuko nabo yabagiriraga akamaro ndetse kanini, yari abatunze nk'umuntu wafatikaga mu muryango. Harimo by'umwihariko n'abana ba nyakwigendera babuze papa wabo, yishwe na mama wabo ndetse yishwe na ba nyirarume. Bafite agahinda rero ndetse gakomeye. Twatse indishyi zitandukanye, sindabijyamo cyane kuko mu mwanzuro zirimo. Twatse indishyi zibangamira ubukungu cyane ku bana ba nyakwigendera kuko niwe wabafashaga, ko niwe wari ufite akazi, niwe winjizaga mu rugo, niwe rero wabahirihiraga amashuri ndetse agakora n'ibindi bijyanye no guteza imbere urugo n'imitungo yose hari, niwe wayishakaga cyane ko ariwe wari ufite akazi mu kigo cyigenga cya Rio Contractors. Twasabye indishyi dushingira yahembwaga, yatahanaga mu rugo ungana n'ibihumbi 381. Umushahara yahembwaga yatahanaga mu rugo ungana n'ibihumbi 381 n'amafaranga 828 muri Rio Contractors. Hanyuma rero abana basabiwe indishyi mbonezabukungu kuko nibo baba bababaye cyane, nubwo n'ababyeyi bababaye ariko nibo bagerwaho n'ingaruka zikomeye. Hanyuma rero ababyeyi nabo basabirwa indishyi z'akababaro ndetse n'abavandimwe be, ndetse dusaba urukiko ko nanone hari andi mafaranga yakoreshejwe mu gushyingura nyakwigendera Ndahimana Callixte. Ayo yose rero yabazwa aba baregwa kuko nibo bamwishe, bagatuma ibyo byose bigenda. Byinshi rero nk'uko nabivuze haruguru bikubiye mu mwanzuro, gusa indishyi zose hamwe tuziteranyije zingana na miliyoni 54 n'amafaranga 824 n'amafaranga 756. Gusa nyakubahwa Presidente wiburanisha kongera kubwira urukiko ko hari amafaranga yafatiriwe, ubushinjacyaha bwavuze imodoka, ariko hari amafaranga ari muri dosiye yafatiriwe miliyoni 1,900,000 yafatiriwe ari muri dosiye, ko nanone ayo mafaranga yahabwa abafite abana kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda, bakomeze kwishyurirwa amashuri ndetse n'ibindi nkenerwa by'abana bisanzwe mu buzima. Nyakubahwa Presidente wiburanisha numva twahinira aha tukaza kongera gufata umwanya bamaze kwiregura ku ndishyi, kuko imyanzuro yageze muri systeme kera byose barabibonye, niyo mpamvu tutagiye muri detail kimwe ku kindi. Murakoze. Icyo muvuga kuri izo ndishyi. Indishyi ndegwa n'umva zitakwemerwa. Impamvu ya mbere umwunganizi wanjye
kugira ngo abe ariwe unyunganira bityo nawe murakoze nyakubahwa perezidante kuri izo ndishyirirwa nanjye nta gaciro twaziha ariko turaha umwunganizi wacu dufashe muri rusange. nyakubahwa perezidante murakoze, munyemereye gato wenda nakwinjira gato ku cyo umushinjacyaha yakosinze avuga ngo nta ruhare naba naragize. Namusabye ko amwemereye ko ibyo avuga nageze aho nyakwigendera yari ari, kandi nanjye nari impara, kandi akaba nanjye naragize uruhare rwo kumuterura. Numvaga rero ko ubwiregure bwanjye n'ubwemeracyaha byazahabwa agaciro kuko nigeze mpakana budasubirwaho ko nabuziho kandi nabonyeho. nyakubahwa perezidante, ku cyerekeye indishyi zo twashyize umwunganizi akagira wenda icyo yatwunganiraho ku byerekeye n'indishyi. murakoze. murakoze nyakubahwa perezidante, nongeye kubashimira kumpa ijambo. Icyo tuvuga kuri izi ndishyi nyakubahwa perezidante, icya mbere ni inzitizi ijyanye n'ikirego cy'indishyi nyakubahwa perezidante. Dushingiye ku ngingo ya 3 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'ubutegetsi nyakubahwa perezida, dusanga iki kirego kitakwakira kubera iyi ngingo ya 3 iteganya ko nyakubahwa perezida ikirego cyakirwa mu rukiko iyo urega afite ububasha, inyungu n'ubushobozi yo kurega mu rubanza. Biratangaje kubona mugenzi wanjye yarakoze ikirego cy'indishyi akaba nyakubahwa perezida nta kimenyetso na kimwe yashyikirije urukiko nk'uko mubibona muri systeme, nta n'amategeko nyakubahwa perezida yashingiyeho. Ni ibintu bitangaje cyane, tugasanga iki kirego kitakwakirwa kubera ko mu bantu 9 nyakubahwa perezidante avuga ko yaregeye harimo abana ba nyakwigendera na Mukazimpaka Shanita bakiri bato batarakwiza imyaka y'ubukure. Mu rwego rw'amategeko bivuze ko badafite ububasha nyakubahwa perezida bwo kurega muri uru rukiko. Tugasanga rero ikirego kisunze ubushinjacyaha cy'indishyi kidashobora kwakirwa, ndetse n'abandi yaregeye nyakubahwa perezidante nta garama yabatangiye, nta n'ikimenyetso kigaragaza ko bafitanye isano na nyakwigendera. Tugasanga rero iki kirego kitakwakirwa muri uru rukiko. Ikindi nuko dushingiye ku ngingo ya 12 y'itegeko twavuze, ni itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 ukwezi kwa 4 2018 rishyiraho nyakubahwa perezida imiburanishirize rigenga imiburanishirize y'imanza mbonezamubano, iz'ubucuruzi, umurimo n'ubutegetsi, bivuga ko urega agomba gutanga ibimenyetso by'ibyaregera. Ntabwo twanze ko kuregera indishyi bibaho mu manza, ariko yo bitajyanye n'amategeko nyakubahwa perezidante, urukiko ntabwo ruca urubanza rushingiye ku marangamutima ayo ari yo yose, cyangwa ngo ruce urubanza nta bimenyetso rwashikirijwe cyangwa nta mategeko rwagaragarijwe. Iyo rero yari inzitizi nasabaga ko mbere yo gusuzuma ikirego cy'urega rwazabisuzuma rukabihuza n'amategeko twagaragaje, rukemeza ko iki kirego kitakwakirwa. Hanyuma tugiye nyakubahwa perezidante, iyi ni inzitizi ndemyagihugu, ntabwo urukiko rushobora guca urubanza rutabanje kuyisuzuma. Ariko nanone twagira icyo tuvuga ku bijyanye no mu mizi
y'ibyo mugenzi wanjye yaregeye arega ikirego cy'indishyi. Araregera nyakubahwa abana turasanga nk'uko twabigaragaje, kabone n'ubwo itegeko ryemera yuko bashobora guhagararirwa, ariko mugenzi wanjye mu gutanga ikirego ntagaragara ko banahagarariwe, ntagaragaza ko bahagarariwe muri uru rubanza, ndetse n'abo yita ko baba bahagarariye nta cyemezo na kimwe agaragaza ko kibaha ububasha bwo guhagararira bariya bana. Izo ni inenge dusanga mu kirego cy'indishyi zituma iki kirego kidashobora kwemerwa habe na gato. Ikindi nyakubahwa Presidente, sinzi aho ashingira akora amakalkule, nta tegeko na rimwe agaragaza. Biratangaje kubona umunyamategeko akora umwanzuro ariko ntagaragaze itegeko yashingiyeho akora izi formule. Ndabona yaragiye ashingira ku mushahara, ari ku bana, ari no ku bavandimwe, ari no ku babyeyi. Icyo tubivugaho nuko nta tegeko yagaragaje ashingiraho, urukiko rukaba rutagiraho ruhera. Indishyi kandi zitangwa hashingiwe nyakubahwa mu by'ukuri kuko bigaragara ko yatakaje, yabonaga nimba ari ibyo babonaga muri uyu mushahara koko mbere yuko nyakwigendera yicwa, yakagombye gutanga ibimenyetso koko ko yari asanzwe abasapotinga, wenda bikagaragara yuko ari ibyo batakaje bakaba bagomba kubisubizwa. Tukaba dusanga rero ku bijyanye no mu mizi n'ibyo asaba, muri rusange arasaba miliyoni 54 n'amafaranga 824 n'ibihumbi 700 n'amafaranga 756. Turasanga nyakubahwa Presidente nta shingiro bifite, kuko usibye ko nta n'ibimenyetso nkuko twabigaragaje, ikirego ntigikwiye kwakirwa kuko nta tegeko, nta bimenyetso, nta magarama. Ugasanga mu by'ukuri nimba bazanaregera indishyi bazaziregera bisunze icyo amategeko ateganya kandi batisunze ikirego cy'ubushinjacyaha. Ntarasubiza ijambo nyakubahwa Presidente, nagira mvuge ku cyo umushinjacyaha yavuze, avuga ngo kuki imodoka yafatiriwe ngo yahabwa ngo abafite abana ngo agakomeza kubarera. Sinzi itegeko umushinjacyaha mu by'ukuri ashingiraho. Umushinjacyaha muri uru rubanza araregera urubanza nshinjabyaha asaba ko abakozwe icyaha bahana. Ntabwo imodoka yigeze ifatirwa murebye mu mwanzuro w'ubushinjacyaha. Icyo ni icya mbere. Nta nubwo umushinjacyaha afite uburenganzira bwo kuregera imitungo mu rubanza. Icyo ni icya kabiri. Tugasanga ibyo umushinjacyaha mu by'ukuri avuga nta shingiro bifite. Hanyuma ku byo mugenzi wanjye yavuze ngo yankurije Marceline nyina w'abaregwa ngo akurikiranwe muri uru rubanza, nabyo biratangaje cyane kuko hari urwego rw'iperereza rwakoze iperereza, ndetse muri iyi dosiye arafatwa nk'umutangabuhamya. Sinzi rero ububasha mugenzi wanjye afite bwo kuvuga ngo urukiko ruzahamye ko nawe yakoze icyaha kandi atararezwe. Tuzi ko icyaha ari gatozi nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, tugasanga nabyo nta shingiro bifite. Hanyuma ngo amafaranga yafatiriwe naho ikiregerwa kirebwa mu mwanzuro w'abarega nyakubahwa Presidente, kandi urukiko ruca urukiko ku cyasabwe gusa. Ntabwo rero nyakubahwa Presidente ntaho tubona amafaranga yafatiriwe, nta naho tubona imodoka yafatiriwe. Tukaba twumva rero nubwo urukiko rwaba rugiye kugena indishyi, ntabwo zarugena ruhereye ruvuga ngo rufatire ibintu, kuko nubwo rwagena indishyi hari abahesha b'inkiko bashinzwe gushyira ibikorwa umwanzuro w'inkiko. Ibi bikaba atari akazi k'umucamanza uca urubanza mu mizi y'urubanza, cyane ko hari n'amategeko agenga nyakubahwa Perezida
agenga ingo n'imiryango ndetse agenga n'imiburanishirize y'imanza z'imbone. Tugire icyo tuvuga ku kwiregura ku ndishyi kw'abaregwa. Turahera ku cyo metere agaragaje, metere wunganira abaregwa, avuga ko nta nyungu abarega bafite muri uru rubanza rw'indishyi, ariko nyakubahwa perezida w'iburanisha aba barega baregera indishyi bafite inyungu ndetse nyinshi, kuko nk'uko twabisobanuye ni ababyeyi ba nyakwigendera yari abatunze, ni abana ba nyakwigendera yari abatunze, ndetse n'abavandimwe be bavukanaga yarabafashaga. Uretse n'ibyo bararegera indishyi z'akababaro, bararegera indishyi z'akababaro, barababaye babuze umuvandimwe wabo. Fashe gato ndumva yapurishije kurebana n'abari abana. Naho ndahageze kurebana n'ububasha n'ubumenyi. Yego, naho ndahagera. Icyo nagira ngo nsobanurire urukiko ni uko atavuga ko nta nyungu kandi barabuze umuvandimwe wabo. Kuregera indishyi z'akababaro ni uburenganzira bwabo. Aba bana rero ba nyakwigendera sinzi niba atarebye umwanzuro neza, kuko abana bahagarariwe na nyirakuru mu mwanzuro ni umukobwa Laurensiya. Abana ba nyakwigendera uko ari batatu, aha kuri nimero 7, nimero 8 ndetse na nimero 9 bahagarariwe na nyirakuru ni umukobwa Laurensiya. Ibyo ngibyo yabihawe n'inama y'umuryango, yamushyizeho nk'umwishingizi wo guhagararira abana, kandi ni nabo babarera ubu ngubu, nibo babahagarariye ubu ngubu, kuko nibo bari mu maboko yabo, nibo babarera. Hanyuma rero hari icyo yavuze ngo igarama. Sinzi umuntu metere ureba muri sisiteme kuba atabonye ko harimo igarama rwose, wenda ntiyarebyemo neza, ariko igarama ririmo, harimo nimero. Murabizi ko twishyura muri sisiteme igarama, harimo nimero twishyuriyeho igarama nyakubahwa perezidante. Nta nubwo iki kirego twanahabwa ijambo, ntibanaduhuza n'ikirego tutatanze igarama mu rukiko, ntibishoboka. Sinzi rero impamvu umunyamategeko ayirengagiza bireba, kandi ingingo ya 33 muri CPCC tugenderaho uyu munsi igaragaza ko iyo abantu bahuje inyungu bakoze umwanzuro umwe hatanga igarama. Gutanga igarama ari umuntu umwe. Ibyo rero niko twabyubahirije. Igarama ryanditse mu mazina ya Gasirikare Jean Baptiste, muri systeme birimo, niwe watanze igarama. Itegeko rirabitwemerera, ingingo ya 33 CPCC ya 2018. Ibyo rwose ntabwo byakagombye no kugirwaho impaka, kuko nibyo amategeko ateganya. Naho aragira ati se bashingiye hehe bakarikira indishyi? Nyakubahwa perezidante w'iburanisha babanje kwifashisha ingingo ya 9 muri code de procédure civile administrative na commerciale CPCC tugenderaho uyu munsi. Ingingo ya 9 iha ububasha umucamanza bwo guca urubanza iyo nta tegeko rindi ryateganyije, niyo agaragaza ukuntu abavandimwe b'uwapfuye bashobora kwaka cyangwa gusaba indishyi zibaye karikire, kugira ngo natwe tutarengera. Formule zirimo twarazigaragaje mu myanzuro no muri aya mategeko zirimo, wenda twaza no kuyashyira kuri systeme ariko urukiko ruyafite. Hanyuma n'icyemezo cy'umushahara we yahembwaga kirimo, twashyize muri systeme,
twabwiye urukiko mbere ko yahembwaga 381 n'amafaranga 828, kandi uyu wapfuye yari akiri muto cyane rwose, yari akiri muto kuko yari ashigaje imyaka myinshi yo gukora, igera ku myaka 31. Urukiko rero ibindi tubihariye ubushishozi bw'urukiko, byose birimo nirwo ruzafata icyemezo. Turabashimiye nyakubahwa Presidente. Ijambo ariko hari akantu mutavuzeho k'ibimenyetso bavugaga birebana n'ayo masano bavuga, niba mwarabishyizemo sinzi niba birimo ayo masano, abo babyeyi, abo bavandimwe, mwaba mwarabishyizemo ya manifestation yenda murakoze amasano. Murakoze nyakubahwa Presidente, kuko ntabwo twiteguraga ko wenda bashobora kwihakana. Nk'urugero, harimo abana barega ko bashobora kwihakana ko abana atari abandahimana cyangwa abashanita n'ababyeyi. Ni ibintu byose twumvaga ko bigaragara, ariko amatestation twayaka ku murenge tukashyira muri systeme. Ni ibintu by'ukuri, nta babyeyi kereka niba wenda Shanita we uzi uwo muryango abahakana, ariko amatestation yagezwa muri systeme vuba. Murakoze. Wagira ngo abaregwa buri wese agira icyo yongera hasoza. nyakubahwa Presidente imbabazi ubwo agatunga bamuzagabana ubushishozi mutabarire. Murakoze President. Murakoze Perezida w'urukiko. Nanjye nta kindi cyinshi mvuga, kuko twasomye icyaha dusaba imbabazi, turasaba imbabazi rwose ibyaha twakoze, kugira ngo kandi tubisabira mu ruhame abanyarwanda muri rusange, dusaba n'umuryango ndetse abanyakwigendera imbabazi, dusaba n'inteko y'iburanisha ko nayo yaduha imbabazi, ubushishozi bukazakorwa, yabaho bukazaduha n'isubika bihano bibaye ngombwa ibyaha dukurikiranyweho. Nyakubahwa Presidente w'urukiko. Murakoze. Murakoze Madame la Présidente. Ndagira ngo mbanze mvuge ku cyifuzo cy'ubushinjacyaha. Turasaba ko nyakubahwa Presidente dushingiye ku ngingo ya 60 n'ingingo ya 59 igika cya gatatu z'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kuwa 31 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ko nk'uko nyakubahwa Presidente abaregwa bisobanuye bemera icyaha ndetse batakamba basaba imbabazi, ukwemera icyaha kwabo kwahabwa ishingiro bakagabanyirizwa ibihano, kuko nk'uko twabigaragaje bizaba ari mu nyungu n'iz'abana n'imiryango basize, kugira ngo abo bana bashobore kubona nyakubahwa Perezida amahirwe yo kugira ngo barerwe babone uko bakura. Nyakubahwa Presidente, ku kirego cy'indishyi tugarukaho, ntabwo mugenzi wanjye ashoboye kugaragaza yuko aba bana batatu bafite ububasha. Nta nubwo ibyo avuga ngo bahagariwe na ngo bahagarariwe na Laurencia. Nyakubahwa Perezida, nta na hamwe agaragaza yuko Laurencia afite ububasha bwo kubahagararira muri uru rubanza. Tugasanga rero nyakubahwa Perezida ibi byose nta shingiro bifite, tugasaba yuko nimba aregera indishyi azazirega atisunze ubushinjacyaha, kuko iki kirego yagitanze nabi. Murakoze. Urubanza rurapfundikiwe, bizasomwa ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere saa 4.
murakoze. Basirikare Jean Baptiste uregera indishyi bahagarariwe na Maître. Murakoze nyakubahwa Perezidante w'iburanisha. Abahagarariye abaregera indishyi bahagarariwe na Maître Murekatete Ariete. Agasaro TV.